nibyo abasesengura ibijyanye n'urubuga rw'imikino bemeza neza ko inzira ziharuye ko Rayon Sport noneho yakongera gusohokera igihugu cy'u Rwanda mu mikino nyafurika muri CAF Confederation Cup. Ati ese gute nta mahirwe arimo kugenda ahurirana ku rundi ruhande, yaba ari amahirwe abariyo bongeye kugira ndetse banakoresha kugira ngo bongere bisubize icyubahiro bagiye muri CAF Confederation Cup no mu matsinda yabo bahora baririmba n'abo bakinnyi beza irimo kugenda iteganya kuzakoresha baze batanga umusaruro muri Rayon Sport, babe baraguriye ukuri ndetse n'intego ikomeye cyane yo kuba yajya mu matsinda n'abo bakinnyi beza igiye kuzana. Yes, wabyumvishe neza, inzira ziraharuye. Ku rundi ruhande igikenewe gusa ni ubwumvikane, ubundi zikumvikana uko zahanahana imikino. Ati ese gute Rayon Sport ifite ikipe ya Bugesera muri shampiyona mbere y'uko zihura mu gikombe cy'amahoro, bivuze ko ishobora guharira ikipe ya Bugesera ubundi igatsinda ndetse ikaba igeze n'amahirwe yo gukomeza muri shampiyona yo mu cyiciro cya mbere n'imanuka mu cyiciro cya kabiri na Rayon Sport, kubera ko Bugesera idafite izo mbaraga ishobora gukoresha kugira ngo yongere gusohokera iki gihugu cy'u Rwanda, haba mu bijyanye n'abakinnyi ntabwo abari beza cyane kurusha Rayon Sport. Bityo rero Bugesera ititambitse itavuze ati amakipe yose nahombe, byaba byiza zose zihariranye, Rayon Sport igaharira amanota 3 n'ubundi ko igikombe cya shampiyona uyu munsi biraza kuba byashyirwaho akadomo, dore ko ikipe ya APR mu bihe byose ifite match kuri uyu munsi. Hari byinshi bikomeje kugenda bijya hanze, ifite match n'ikipe ya AS Kigali, bivuze ko neza gutsinda iyi match biraba birangiye igikombe cya shampiyona iraba icyegukanye. Ku rundi ruhande Rayon Sport mu gahinda gakomeye cyane kuba itaragirwaye, ni ibintu bibabaje ndetse pole ku bafana b'ikipe. Gusa uyu mwaka utaba imikino Rayon Sport izaba iryana idwinga, Rayon Sport idasanzwe ikomeye, Rayon Sport itandukanye n'izindi Rayon Sport zose mwabonye. Uwayezu Jean Fidel ati byose uraza kubimenya, nimuze duhurire hamwe muri tuganire. Munsi ya video hari ijambo subscribe, ikandeho kugira ngo ujye ubana natwe always. Yes, wow, cyaba ari igitekerezo cyiza kuba Rayon Sport yaganira n'ikipe ya Bugesera igaharira uyu mukino ikipe ya Bugesera amanota 3 ikayabona ndetse bikayihereja kugira amanota 29. Ni ikintu cyaba ari cyiza kuri Bugesera kuko yabivuye mu murongo utukura wo kumanuka mu cyiciro cya kabiri, yabingangije amanota n'ikipe ya Marine amanota 29 nayo igakomeza mu cyiciro cya mbere. Mu gihe Rayon Sport yayitsinda bivuze ko yahita imanuka byihutirwa mu cyiciro cya kabiri kandi kuzamuka biba binagoranye. Ku rundi ruhande Rayon Sport isa nkaho yagiye itakaza igikombe, noneho uyu munsi biri buze gushirwa akadomo, cyaba ari cyo gihe kugira ngo itekereze kabiri. Iki ni cyo gihe ngirebe kino kiraro Bugesera mu gikombe cy'amahoro babyumvikaneho, ubundi nayo ifashte uburyo bwo kuba yakomeza kwirukanka kuri iki gikombe cy'amahoro. Bugesera n'ubundi ku rundi ruhande yakaniye cyane Rayon Sport. Hari ingingo Francis yagiye abivuga avuga ko azatsinda Rayon Sport, ariko iyi mikino ebyiri yikurikiranye ikipe Rayon Sport na Bugesera zifitanye yo ni ibintu bituma ikipe Rayon Sport iza ahantu heza cyane hatari muri high risk zone, ndetse bikanavana ikipe ya Bugesera FC muri high risk zone yo kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Rayon Sport priority yabe igize itekoresheje neza izahangane noneho kwifitanya hari igikombe cy'amahoro, byaba bibabaje noneho itsinzwe n'ikipe muri Zirangasugi cyangwa Police FC muzakomeza, byaba bibabaje cyane. Rayon Sport yakegukana igikombe cy'amahoro tayari bije yayo ikaba ibaye done. Gute
Skol yavuze ko mu gihe ikipe ya Rayon Sports yegukanye igikombe cy'amahoro yahita yongera amafaranga. Iki ni ikintu cyavuzwe, ndetse kubera yaba izasohoka hari n'andi yazongeraho menshi cyane, ivuga ko ishobora kuzahita itanga miliyoni 600 kugira ngo isohoke neza, imeze neza, iryoshye, ndetse imanukane n'intwaro zihambaye. Yari yemereye miliyoni 300 kugeza ubu nizo yabemereye, ariko hiyongeraho ako kantu ko gusohoka, ako kantu ko ihita ivuga ntike. Ariko kabone nubwo itasohoka, Skol yemeye gutanga amafaranga kugira ngo n'ubundi mutazongera kubona Rayon Sports iri ku rwego rwo hasi mu mwaka utaha w'imikino, muri season itaha. Rayon Sports igomba kubitekerezaho ko n'ubundi mu gihe itasohoka muri iki gikombe cy'amahoro, Julien Mete nawe mu byo kongera amasezerano kubera agiye ategereza yitindatsinze ukuntu, ibyo bivuze ko atacyongeye amasezerano. Ubwo byasaba ngo ishaka undi mutoza, kandi nibura uyu mutoza wabonaga ko afitemo akantu k'ubwenge, nubwo Rayon Sports bivugwa ko hari umutoza uremereye cyane ushobora kuza muri ekipe akayijeninga, na wundi Robertinho. Kugeza ubu turi wabona ekipe wanayihozemo, byaba ari byiza cyane. Mu gihe Julien Mete atongera amasezerano, tayari Robertinho agomba kuza muri Rayon Sports, yo ni confirmed news. Ikindi Rayon Sports igomba gukora ni ukuba yatwara icyo gikombe cy'amahoro, kongera ikisubiza icyubahiro, abafana bakongera bakagera muri mudu. Kuri wa munsi w'igikundiro, ibyo Rayon Sports yapanze kuzatumira ikipe ya Simba ikuza stade igasarura nibura miliyoni 150 kuba yifashisha umukino nko guhemba abakinnyi, za recruitment n'abandi igenda yongeramo ku rundi ruhande mu buzima bwiza bw'abakinnyi kugira ngo bazatane muri shampiyona itaha neza, byakomeza n'ubundi kuyifasha. Abafana bayifasha bakumva ko Rayon Sports nubwo yatakaje igikombe cya shampiyona, ni Rayon Sports n'ubundi yatwaye igikombe cy'amahoro, ikuraho icyuho gikomeye kandi gasoza mu mwanya mwiza, niba nk'uwa kabiri. Rayon Sports cyaba ari cyo gihe cyo kuba Uwayezu Jean Fidele kwerekana ko ashoboye. Ibaze mu myaka 4 gusa kuba afashe Rayon Sports agahita ayishyira muri sense, ubona ko ari ekipe itangiye gukomeramo ukuntu ugereranyije na Rayon Sports. Ukuntu ibibazo byagiye byisukiranya nyuma yo guhindura ubutegetsi, bigizwemo uruhare na guverinoma y'u Rwanda RGB, kubera ko byari byanze nk'amacakubiri muri Rayon Sports yari ameze nabi, Munyakazi Sadate ndetse n'abandi bagiye bajya amashamba, bagiye barakora amajabu. Rayon Sports isubira hasi down kugeza naho imaze imyaka hafi 5 idakoza imitwe y'intoki ku gikombe cya shampiyona. Ni ibintu bibabaje, ariko Uwayezu Jean Fidele twabonye ko ari umuyobozi ufite ubwenge kandi ushobora kuba afata umwanzuro ukomeye cyane, nubwo bavuga ko atazi iby'imipira, atazi iki, ariko ubu noneho amahirwe yo kuba yakongera kuyobora Rayon Sports, icyizere mu bariyo cyakwiyongera, kandi arabyemera ko ashobora kongera kuyibyimba. Rayon Sports yubahwe cyane. Ku makuru arimo kuvugwa turaza n'andi ataha, mucikanwa umunsi ku munsi. Reba gato ntiwibagirwe gukora subscribe, ukari no kunzigera kugira ngo utajya ucikanwa.